Ikaze mu makuru kuri Didizo Comedy. Uyu munsi tugiye kureba iki none? Uyu munsi tugiye kureba abastari batatu mu Rwanda b'abahanzi barya amafaranga yabo menshi bakabyibuha. Ndetse turaza kureba na kategori ya kabiri ariyo nyama ya Goes Artist hano mu Rwanda barya amafaranga menshi ariko ugasanga ntibabyibuha. Ku mwanya wa mbere mu bastari barya amafaranga menshi ugasanga babyibuha turasanga Bruce Melody. Bruce Melody ubona ko ari umustar ukora amafaranga menshi ndetse akabyibuha. Ku mwanya wa kabiri turasanga King James. King James uyu ni umuhanzi urya amafaranga menshi kandi ugasanga koko ayarya bikwiye akabyibuha. Ku mwanya wa gatatu turi kwasanga Bushari. Bushari nawe ari muri nyama ya Goes Artist ariko ubu ngubu asigaye arimukiye muri kategori ya Big Artist. Twiguse muri rwa rutonde rwacu rwa nyama ya Goes Artist. Ku mwanya wa mbere turi kwasanga umugabo witwa Neri Ngabo. Neri Ngabo abarizwa muri famille yitwa Kina Music, aho papa we yitwa Clement ndetse nyina umubyara akaba ari Butera Knowless. Uyu mwana avuka mu muryango w'abana batatu. Akaba habanza umwana witwa Igor Mabano, akurikiraho witwa Platini Nemeye. Uyu mwana akaba ari we bucora rwabo. Twaganiriye na nyina na se bamubyara ari we Knowless na Clement, batubwira ko uyu mwana nubwo atabyibuha nabo bibacanga kuko uyu mwana arya bihagije ndetse akaba akorana n'amafaranga menshi ariko bikaba bibacanga impamvu atabyibuha. Ku mwanya wa kabiri turasanga umuhanzi witwa Papa Cyangwe. Papa Cyangwe ari mu rutonde rw'abahanzi batatu mu Rwanda ba nyama ya Goes Artist. Umuhanzi akaba afite se umubyara witwa Rocky Kirabiranya, akaba aba mu muryango witwa Rocky Entertainment. Uyu nawe ari muri nyama ya Goes Artist mu bahanzi barya amafaranga menshi ariko ntibabyibuha. Ku mwanya wa gatatu mu bahanzi ba nyama ya Goes Artist turasanga Inde Davis D. No.